Bene data bakundwa, ndagarutse ngo dukomeze igice cya kabiri cy'ibintu birindwi biranga umwuka wera. Twabonye igice cya mbere, nabigishije ibintu bibiri gusa, nabigishije umwuka w'Uwiteka, turongera turebera hamwe umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, cyangwa se umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa, nk'uko mu Befeso Pawulo yabivuze. Ubu rero tugiye gukomeza tureba indi myuka isigaye y'Imana. Hari umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga. Nababwiye ko iyo myuka igendana ari ibiri, kubera ko biruzuzanya, kimwe gikenera ikindi mu gukorana. Niyo mpamvu bagiye babishyira kabiri, uretse uriya mwuka w'Uwiteka, uriya mwuka wa Kristo, umwuka w'Uwiteka, umwuka w'ubutware, umwuka w'ububasha, umwuka wo gutegeka, umwuka wo guhagarara mu burenganzira bwacu, umwuka w'Uwiteka ukwawo. Hakaza umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, cyangwa se umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa, nk'uko Pawulo yabivuze mu Befeso igice cya 5 ku murongo wa 17. Tugeze rero ku mwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga. Turahera ku mwuka wo kujya inama. Umwuka wo kujya inama urimo navuga ko ugizwe n'amashami abiri. Umuntu ufite uwo mwuka wo kujya inama ni umuntu ukunda kuba mu mwuka wo gusenga, ni umwuka wo kwinginga. Noneho wamara kwinginga, Imana ikakubwira ibihishe ku mutima wayo, hakazamo n'akandi gace ka kabiri ko guhishurirwa. Twarabyize, muzajya mubyumva, nta mu ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe kivuguruza ikindi, ahubwo kimwe kigenda cyuzuza ikindi, bigenda byuzuzanya, bigenda bifatanya. Imana ifite ukuntu iyobora ibintu. Imiyoborere y'Imana irahambaye, iratangaje. Noneho muri uko ntabwo rero ushobora guhishurirwa utashatse mu maso h'Imana. Muri Yeremiya igice cya 23 haravuga ngo, igice cya 23 umurongo wa 18, reka tuhasome. Haravuga ngo, ese hari uwigeze ajya mu nama y'Uhoraho ngo yitegereze kandi yumve ijambo rye? Ninde witondeye ijambo rye maze akaryumva? Kugisha inama Imana rero ni ibintu, ntabwo ari ukugira ngo Imana gusa ikumara amatsiko, ikubwire gusa nibirangiza birangirira aho ngaho. Oya, ijambo rye ugomba kuryumva kandi ukaryitondera, icyo yakubwiye ukagishyira mu bikorwa. Ndibuka umunsi umwe umutware wanjye yafashe icyemezo, ariko ntabwo twari twafashe umwanya ngo tubisengere. Twarasengaga dusaba Imana, ariko ntabwo nari nzi ko Imana yasubije. Amaze gufata icyemezo, njyewe njya mu butayu njya gusenga kugira ngo Imana ivuguruze ibyo bintu agiye gukora, kubera ko kenshi dutinya amaso y'abana b'abantu. Naravugaga nti, Imana yanjye, abantu bazumva ibyo bintu bazavuga ngo iki? Noneho ngiye gusenga, mfata iminsi njya kwiyiriza ubusa no gusenga. Nafashe iminsi 7 kugira ngo Imana imugamburuze.
noneho ngeze hafi ku munsi wa nyuma, Imana impa ijambo riri muri Zaburi ya 94 rivuga ngo mbese iyaremye amaso yananirwa kureba, mbese iyaremye amatwi yananirwa kumva, ngo mbese iyaremye umunwa yananirwa kuvuga, ngo nzi ko ibyo abantu bibwira ari ubusa gusa, kuko njye naravuga nti Imana mubuze kubikora, abantu bazavuga ngo iki. Ariko Imana imaze kumpa iryo jambo, numva impaye amahoro, ndavuga nti nubwo n'Imana yashatse ko afata icyo cyemezo, reka mbireke. Ahanjye nari nagiye kugisha inama, Imana impa iryo jambo, ivuganira natwe mu ijambo ryayo, ivuganira natwe mu mutima wacu, yongorera ijwi ryayo, ryongorera mu mutima wacu, ivuganira natwe mu mayerekwa no mu nzozi, cyangwa se ikadutumaho n'abahanuzi. Ariko wowe ni wowe ugomba gushaka uburyo ugirana ubushuti n'Imana, nibwo uzamenya imigambi y'Imana, nibwo uzamenya ubushake bw'Imana. Kuko Pawulo yatubwiye ngo ntimuba abapfapfa, mushakashake ibyo umwami ashaka. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 17. Iyo dusomye muri Samweli wa mbere igice cya 30, naho hatubwira ukuntu Dawidi byamuyobeye, ibintu bye babitwaye, abantu be babatwaye, abagore n'abana babajyanye, ngo Dawidi ngo abuze uko yigira, abantu barira bavuza induru, ngo Dawidi yikomeza ku Uwiteka. Ariko ntabwo ari icyo yakoze gusa, ahubwo ngo yagiye kugisha inama Uwiteka. Reka tusome twumve icyo Dawidi yakoze. Samweli wa mbere igice cya 30 duhere ku murongo wa 7. Ngo maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efode. Dawidi aherako ndatsindagira ku murongo wa 8. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati ningurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda, bageze ku kagezi Besori. Ndashaka gutinda cyane ku murongo wa 8. Dawidi yagiye kugisha inama Uwiteka atese Mana yanjye, bari abantu mbakurikire cyangwa mbyihorere? Ariko Uwiteka aramubwira ati bakurikire, kuko utazabura kubafata no kugaruza ibyawe byose. Yaragiye agisha inama Uwiteka amuhishurira ubushake bwe, aramubwira ati bakurikire. Dawidi yarabakurikiye, ibyo batwaye byose arabigaruza. Murumva rero kugisha inama Uwiteka, ugomba kuba ufite uwo mwuka wo gusenga, ugomba gushaka mu maso h'Uwiteka. Iyo umaze gushaka mu maso h'Uwiteka, aguha guhishurirwa, akwereka icyo ukwiye gukora, akwereka ubushake bwe, akwereka ikiri ku mutima we, hanyuma ukagikora. Ahangaha uyu mwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga, harimo ni hagati harimo ikintu ugomba kuba ufite n'umutima wumvira. Iyo udafite umutima wumvira nta kintu bimaze, ntabwo imbaraga z'Imana zishobora kugaragara. Kuko Dawidi urumva yaragiye arwanya abo bantu, abambura ibyo bari bamunyaze. Niyo mpamvu uwo mwuka wo kugisha inama ugendana n'umwuka w'imbaraga, ariko hagati hakaba harimo kumvira. Harimo ingero z'abantu batumviye Imana, batagishije inama Imana mbere yo gufata ibyemezo.
iyo usomye muze kuhasoma ni muri Yosuwa igice cya 9. Abagibeyoni bumvishe inkuru z'Abayisiraheli, barangije batireka twiyoberanye tugende tujye kubeshya bari abantu batazatwica dukiza amagara yacu. Ngo bambara imyenda yashaje, bambara inkweto zashaje, bafata imitsima yatoye uruhumbu. Barangije ngo baragenda babwira Yosuwa bati turi abantu bo mu gihugu cya kure, twumvishe iby'Imana yanyu yakoze biteye ubwoba, ati none turaje kugira ngo mutugire abanyu tubane amahoro, ntacyo tuzabatwara. Noneho ariko hari aho nshaka ko tureba ku murongo wa 14 muri Yosuwa igice cya 9. Abisiraheli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabisobanuje Uwiteka. Nuko Yosuwa asezerana n'abisezerano ry'amahoro no kutazabica, n'abatware b'iteraniro barabirahira. Noneho hashize iminsi 3, urumva Imana yigeze kubwira Samweli agiye kwimika abahungu ba Yesayi, aramubwira ati yareba abo bahungu b'ibigango, akavuga ati uyu ni ukwiriye kuba umwami wa Isiraheli. Ariko Imana ikamubwira iti uwo namugaye, njyewe ntago ndeba ibigaragarira amaso y'abantu, ahubwo ndeba umutima. Aba Bayisiraheli rero nabo bumvisha ibyo bababwira, bareba n'abo bantu ukuntu bameze, barabyemera, ntibagira amakenga ngo bajye kugisha inama Imana. Tugomba kubaho mu buzima bugira amakenga. Abateka mutwe babaye benshi. Nuwishinga ibyo bakubwira ukarebesha amaso y'umubiri, bazakubeshya, bazakuriganya. Fata igihe ugende wihererane n'Imana, uyigisha inama, izaguhishurira ibiri ku mutima wayo. Inyuma y'iminsi 3 baje kumenya ko aba bantu bababeshye. Yosuwa ararakara, ariko kubera ko Imana yita ku ndahiro, nta kintu bashoboraga kubatwara kuko bari babarahiriye. Ubwo rero Yosuwa byabaye ngombwa ko abareka, ngo abahindura abavomyi n'abashenyi bimwe. Baraza babana n'Abayisiraheli mu buryo bw'umwuka. Umuvomyi n'umushenyi ni umunyamasengesho. Urumva nibo bahise bajya ku gicaniro. Imana rero idufashe, iduhe uyu mwuka wo kujya inama. Imana idufashe, iduhe kumvira. Nitumara kumvira tuzabona imbaraga z'Imana. Nta muntu n'umwe uzaduhagarara imbere. Nta kintu na kimwe kizaturwanya ngo kidushobore. Nta kintu na kimwe kizarwanya abacu ngo kidushobore. Ntago ari uko intambara zitazahaguruka, ariko ubutsinzi bwa nyuma ni twebwe tubufite. Kuko Imana dufite ni Imana y'imbaraga, ni Imana yo kujya inama, ni Imana yishura ibishwe byahatagerwa. Ngo Imana ishakashaka ngo abanyabwenge, ngo bazi kwitegereza kugira ngo ibahishurire. Abanyabwenge ni bande? Abanyabwenge ngo iraranganya amaso mu isi kugira ngo irebe ko hari abanyabwenge bayishaka. Ni babandi bafite umutima ushaka Imana, ni babandi bafite umwuka wo gusenga. Imana idufashe kandi bidushoboze. Hari ingaruka rero, hari ingaruka zo kutumvira Imana, hari ingaruka zo kutagisha inama Imana. Iyo usomye igice cya mbere n'ubundi muri Samweli, nako Samweli wa mbere igice cya 28, igice cya 28 nabwo ni byinshi cyane, ntago ndi bubisome cyane, ariko reka mbabwire inkuru. Muribuka inkuru ya Sawuli, Imana imubwira ngo najye kurimbura abantuza Abamaleki. Sawuli aho kugira ngo abarimbure, ngo yaragiye yirebera impfizi zibyibushye, yirebera inka, yirebera ibyo ibikomangoma n'abami babo, ngo arabarokora. Kandi Imana yari yamubwiye ngo ntihagire ikintu na kimwe urokora, byose ubitsembatsemba ubimareho. Imana rero irarakara, imaze kurakara imukura ku bwami. Imaze kumukura ku bwami, nyuma yaho
Samweli yaje gutaha, baramuririra, baramushyingura, ajya kuruhukira mu bituro bya hariya aho yabaga i Rama. Noneho abafilisitiya baratera, bamaze gutera ngo Sawuli akuka umutima. Amaze gukuka umutima, reka twumve icyo yagiye gukora. Ku murongo wa 6, reka duhere ku wa 5. Sawuli arabutswe ingabo z'abafilisitiya, aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli aherako agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli aherako abwira abagaragu be ati, nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Yagishije inama, ariko kubera ko ubuzima bwe butarimo kumvira Imana, ngo Imana iraceceka iramwihorera. Niwe wari warirukanye abapfumu bose bo muri kiriya gihugu cya Isiraheli, cyakora umwe acika ku icumu. Nuko abaza ingabo ze ati, nimundangire. Bamurangira uwo wari waracitse ku icumu, aragenda ashika Samweli. Amaze gushika Samweli ati, se bituku umvanye mu kiruhuko cyanjye? Umwumva icyo Sawuli yamusubije ku murongo wa 15. Nuko Samweli abaza Sawuli ati, niki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati, nihebye kuko abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yantaye, itakigira icyo insubiza, ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo cyatumye nguhamagara ngo nsobanurire icyo nkwiriye gukora. Ku murongo wa 16, Samweli aravuga ati, ubimbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri nge. Uwiteka yaguciye ku ngoma, ayiha umuturanyi wawe Dawudi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bamaleki. Nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abayisiraheli mu Bafilisitiya, kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isiraheli mu Bafilisitiya. Ingaruka zo kutumvira Imana. Imana nimba ikubwiye ngo oya, ni oya. Nimba ikubwiye iti yego, ariko mwana wanjye ba wihanganye, ihangane, tegereza gatoya. Nimba ikubwiye iti genda, genda. Yaravuze iti mbohereje muri intama mu masega aryana. Mugire ubwenge. Hari igihe ikubwira iti genda, wa muriro w'umuhondo, iti genda mwana wanjye, ariko ugira ubwenge. Aho ngaho ugomba guhora mu maso y'Imana kugira ngo ukomeze iyobore intambwe zawe kugeza igihe inzira izabonekera, ibintu bikagenda neza. Nimba yaguhaye wa muriro w'icyatsi, ubwo nuko inzitizi zose n'ingorane zose yabikuyeho. Nimba ari ruje rero, stop. Yakubwiye ngo no, buhagaze gato, buhagaze, tegereza, hagarara. Imana rero idufashe, iduhe umutima wumvira, kandi Imana idufashe, iduhe uwo mwuka wo gusenga. Imana idufashe, iduhe kuba sensible ku ijwi ryayo. Umwuka wo kujya inama, umwuka w'imbaraga, birajyana. Iyo umaze kugisha inama imbaraga, ukumvira, ukora iby'ubutwari, ukora iby'imbaraga, uranesha, uba ufite ubutsinzi. Mu Bakorinto ba 2 igice cya 3 umurongo wa 17 haravuga ngo, aho umwuka w'Imana uri haba umudendezo. Twumvira Imana tunezerewe,
twabonye ko ubushuti bwacu, imibanire yacu n'Imana ni ubushuti. Tugomba kugirana ubushuti n'Imana. Ni inkuru y'urukundo. Tugomba kubana turi mu rukundo rw'Imana. Noneho ahari urukundo rw'Imana hari umwuka w'Imana. Ahari umwuka w'Imana hari umudendezo. Niyo mpamvu ibintu Imana itubwiye gukora tubikora twishimye, tubikora tunezerewe, tubikora dufite umudendezo. Uwo ni wo mwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga. Ariko kugira ngo ibyo byose byuzuzanye, hagati hagomba kuba harimo kumvira. Imana rero idufashe, iduhe uwo mutima wumvira Imana. Ikindi tugomba kwita ku ijambo ry'Imana. Nta handi Imana ivuganira n'abana bayo ni mu ijambo. Nimuba mu ijambo ryanjye, ijambo ryanjye rikaba muri mwebwe, musabe icyo mushaka cyose, muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Ukuri nta handi tukumenyera, ukuri tukumenyera mu ijambo ry'Imana. Nta handi tugira guhishurirwa, nuko tuba mu bikari by'Imana, nuko tugira ibihe n'Imana. Nagira ngo tujye ku gice cya nyuma, umwuka wo kumenya n'umwuka wo kubaha Uwiteka. Umwuka wo kumenya. Umwuka wo kumenya, kugira ngo uwo mwuka wo kumenya ukubeho, byose kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo, ugomba kuba ufitanye ubusabane n'Imana. Ugomba kuba ufitanye ubushuti n'Imana. Niho uwo mwuka wo kumenya n'umwuka wo kubaha Uwiteka ukubaho. Imana ni umwuka, abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 11 haravuga ngo abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Kumenya Imana uyimenyera muri bwa bushuti, uyimenyera muri kwa kuyishaka, uyimenyera muri bwa busabane. Iyo umaze kuyimenya rero umenya iyo ariyo. Umenya ko ari urukundo, umenya ko idahemuka, umenya ko imbabazi zayo zihoraho iteka, umenya ko ifite imbaraga, umenya ko ifite ubutware, umenya ko ifite ubushobozi. Niyo mpamvu uriya munyazaburi yavuze ngo abazi izina ryawe bazakwiringira Uwiteka, kuko wowe utajya ureka abagushaka. Daniel nawe yarabivuze ngo abazi izina ryayo bazakomera. Nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Nicyo gituma tumenya Imana. Iyo ubana nayo, iyo uba mu ijambo ryayo, umwuka wo kumenya Imana, umwuka wo kuyisobanukirwa ukuzaho. Iyo umaze kuyimenya rero, imibereho yawe irahinduka. Abanyarwanda bajya bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Twebwe duhagarikiwe n'intare yo mu muryango wa Yuda. Ntabwo ubundi twagombye gutinya, natwe twagombye kugira izo mbaraga nk'iz'intare, kuko intare yo mu muryango wa Yuda iri muri twebwe. Imibereho yacu rero, uburyo bwacu bwo kubaho burahinduka. Ubaho ukurikije Imana iri muri wowe uko uyizi. Ntabwo tugomba kubaho nk'abafarisayo. Abafarisayo babagaho ngo bari mu byanditswe. Niko Yesu yababwiye. Yarababwiye ngo muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 39 n'uwa 40. Yarababwiye ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo. Aribwo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuza hondi ngo muhabwe ubugingo.
abafarisayo baramwanze, baramurwanya, baramwamagana, yanavuga ati kwinjira mu isinagoga abadayimoni bakavuza induru bagasohoka mu bantu, bati ni dayimoni imuhaye kwirukana abo bantu. Yesu akababwira ati se ubwami iyo bwatangiye kurwanya nako buba bwarangiye, ubwami iyo bwigabanyijemo kabiri ko buba bwasenyutse, bandwanya iyo Belizebuli nimba ariyo ima kwirukana abadayimoni, ubwo ubwami bwa shitani bwasenyutse. Tariko niba urutoki rw'Uwiteka ari rwo rumpa ubwo bubasha bwo kwirukana abadayimoni, ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. Bagakomeza bakagenda mu byanditswe, bakajya gushakisha. Ariko rero babwiye ati murashakisha muzi ko ariho muzabona ubugingo, ntimuzi aho ndi, kandi ari njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Natwe rero tugomba kujya aho Yesu ari. Muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije. Hari igihe rimwe nta muntu n'umwe udakunda kuba mu bantu, udakunda ibirori, udakunda kuba akikijwe. Nta muntu ukunda irungu. Ariko igihe kimwe Imana yigeze kutubwira iti nimuve mu rujya n'uruza mu nyegere, nimwitandukanye, muve mu rujya n'uruza mu nyegere. Reka tukanga. Iyo wanze iyo yonyine irakudekonekita. Ntabwo ushobora kugirana ubwo bushuti bwimbitse n'Imana utaridekonekita, utarava muri revaevye. Aho rero niho Imana ikwiyereka, ikwereka icyo ari cyo, ikakwereka ukwiri, ikakwereka imirimo n'ibitangaza byayo. Icyo gihe rero uko ugenda ugirana ubwo bushuti n'Imana, uyishakashaka, uhinduka inkoramutima yayo, uhinduka inshuti y'Imana. Nta kintu na kimwe ngo izakora itakimenyesheje intore zayo. Iyo uhindutse inshuti y'Imana, ikumenera amabanga, ikubwira ibiri ku mutima wayo. Noneho nibwo haza urukundo. Reka tubirebe muri Yohana wa mbere igice cya 4, duhere ku murongo wa 16. Haravuga ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo nibyo bimaze gutunganywa rwose, urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke kuri wa munsi w'amateka, kuko uko ari. Ariko turi muri iyi si, ariko urukundo rutunganyijwe rwose rw'Imana ruri muri twebwe. Noneho ku murongo wa 18 hakavuga ngo mu rukundo ntihariho ubwoba, ahubwo urukundo rutunganyijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganyije rwose. Urukundo rutunganyije rwose rumara ubwoba. Twabonye ko mu kumenya Imana ugenda uyisobanukirwa mukagirana ubushuti bwimbitse. Noneho iyo uriya mwuka wundi wo kubaha Uwiteka. Kera abayisiraheli, la crainte ni ukutinya, ni ukugira ubwoba. Tuvuge nk'umwana, abana kenshi aratinya ati ninkora ibi ngibi mama arankubita. Kubera amahane ya nyina, umwana agatinya akajya akora ibintu kubera amahane. N'Imana kenshi hari ukuntu tuyifata gutyo, ukavuga uti ninkora iki ngiki Imana irahita inkubita. Ariko iyo etape ivaho, noneho hakazaho urundi rwego. Hariya muri
reka naho tuwasome muri zaburi y'130. zaburi y'130. turi mu gutinya Imana cyangwa kubaha Imana. haravuga ngo, reka duhere ku wa 3. Uwiteka, wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, mwami ninde wazahagarara adatsinzwe? Ahubwo kubabarirwa kubonerwa aho uri kugira ngo wubahwe. Turacumura, ariko Imana se irebye ibyo bicumuro byacu ikaduhana ikurikije uko ducumura, ntawasigara kuri iyi si, twese yatumara. Ariko ngo iratubabarira, ngo iratubabarira kugira ngo tuyubahe. Noneho iyo wabonye byakomeye uvuga uti noneho iranyica, ukabona irakubwira iti mwana wanjye humura, ndakuzi, witinya, ndagukunda. Hari abantu benshi Imana ibwira gutyo bari mu nzira mbi, akavuga ati sinawe ndi mu nzira mbi se Imana ikambwira ngo irankunda. Ariko urwo rukundo rwayo, ubundi izo mbabazi zagombye kugutera kuyubaha, zagombye kuvuga ati burya Imana irankunda, n'ibifuti byanjye n'ibintu mbamo. Icyo kintu kikagutera kubaha Imana, kikagutera kuyitinya. Ahandi ni hariya muri zaburi y'139 havuga ngo, uzi Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kuri ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye, uzi inzira zanjye zose ukayikomeza yose. Aha naho kubera ko tuzi ko Imana ngo turebe dukurikirana ahantu hose, ibyo akaba ari byo bituma wubaha Imana. Ariko ntabwo Imana twagombye kuyitinya kubera ko ijisho ryayo riduhoraho, ahubwo twagombye kuyitinya hahandi nabanjirije hejuru muri Yohana wa mbere igice cya 4, kubera urukundo Imana idukunda. Ntabwo Imana tugomba kuyitinya kubera ko ari Imana ifite igitsure cyangwa ko ari Imana izadukubita. Oya, Imana tugomba kuyubaha kubera ko ari Imana yuzuye urukundo. Urukundo rwayo rutunganyijwe rwose ruri mu mitima yacu. Ni nako ntuza Pawulo yandikiye Timoteyo ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga, urukundo no kwirinda. Muri Timoteyo wa 2 igice cya 1 ku murongo wa 7. Tugomba gutinya Imana, navuze gutinya, kubaha Uwiteka. Mu isezerano rishya, nk'uko hariya umwuka w'ubwenge n'umwuka w'ubuhanga, Pawulo yaravuze ngo ndabasengera kugira ngo mugire umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa. N'aha ngaha rero kuri iki gice, umwuka wo kumenya Imana no kubaha Uwiteka, aha ngaha Yohana ndetse na Pawulo aho muri Timoteyo yabisimbuje mu isezerano rishya umwuka wo kumenya Uwiteka n'umwuka w'urukundo. Iyo tumaze kumenya Uwiteka turamukunda, iyo tumaze kumukunda turamwubaha, kuko umwuka twahawe ntabwo ari umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga, umwuka w'urukundo n'umwuka wo kwirinda. Ntabwo rero tugomba gukunda Imana, ntabwo tugomba kuyubaha kubera ubwoba, ahubwo tugomba kuyubahira ko urukundo rutunganyijwe rwose rwasabye mu mitima yacu. N'Abaroma mu gitabo cy'Abaroma harabivuga ngo umwuka wera yagwije urukundo mu mitima yacu. Abaroma 5:5. Kugira ngo rero iyi myuka yose uko ari 7, umwuka w'Uwiteka, umwuka w'ubwenge n'ubuhanga cyangwa se umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga, umwuka wo kumenya no kubaha Uwiteka cyangwa se umwuka wo kumenya n'umwuka w'urukundo,
iyo myuka yose y'Uwiteka uko ari 7 kugira ngo ibashe kutubaho, hari inama eshatu nshaka kubaha. Nubwo nakomeje kubivuga mubona ko ijambo ry'Imana n'uguhora urisubiramo musenga ubudasiba mube mu ijambo. N'ubundi ibyo ngiye kubabwira nibyo nsanzwe mbabwira. Icya mbere ni ukuguma mu Mana. Nimuguma muri nge, ijambo ryanjye rikaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose. Icya kabiri ni ukugira kubabara gutuma twicuza ibyaha. Reka dusome mu Bakorinto ba kabiri igice cya 7 umurongo wa 10 ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza. Agahinda ko mu Mana gatera kwicuza, wamara kwicuza kakakuzana mu gakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Imana rero ishaka ko tugira ka gahinda k'ibyaha. Nimba wakoze ibyaha, hari abantu batagira umutima ubacira urubanza, ariko nimba umwuka wera ari muri wowe, ni n'agakosa gatoya kakubuza amahoro. Mperutse kwicara ndanegurana, numvaga ari igiparu, ariko ndaryama numva umutima umbujije amahoro. Bukeye mu gitondo ndakomeza ndwana n'umutima. Bukeye mu gitondo mbwira umutware nti ndashaka kwatura, nti rwose Imana imbabarire kunegurana, ntinaneguranye. Ariko twari turi gutera ibiparu, ariko bigeze aho ngaho umutima urandya umbuza amahoro, kandi numvaga ari akantu gatoya, ariko ako gato kambujije amahoro. Nahaturira umutware ndamubwira nti Imana imbabarire, nicaye mu nteko y'abaneguranye. Ako gahinda rero iyo ubana n'Imana n'akantu gatoya, Imana ihita ikubwira iti ako kantu wakoze nubwo wowe ukita gatoya kababaje umutima wanjye. Kandi ijambo ry'Imana rirongera rikatubwira ngo ntimugateze umwuka wera agahinda, uwo mwaherewe kubabera ikimenyetso. Nimba gatunzeho urutoki, nibwo ubona ko ari gatoya, ca bugufi usaba Imana imbabazi. Ntabwo turi abamarayika hano ku isi, ntabwo turi abatagatifu, turanacumura ariko babazwa nuko waguye mu makosa. Hatazagira uvuga ngo urango noneho. Oya, turacumura, turi muri iyi si, turi abanyantege nke, turi abantu, ntabwo turagera mu ijuru aho umwanzi adatera ibuye. Ariko igihe umwana w'Imana yaguye mu cyaha, ca bugufi wihane, usaba Imana imbabazi, kandi wihane, wange icyaha n'igisa nacyo, ucyanga urunuka. Icya gatatu nicyo ndanarangirijeho, ni ukwanga urunuka icyaha. Icya mbere ni ukuba mu Mana, ukaba mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ukugira agahinda gatuma kwicuza kukuzanira agakiza. Icya gatatu ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo urunuka. Uko ubishoboye urwane intambara yo gukiranuka. Imana y'amahoro izabidushoboza, si ku bwacu, si ku bw'amaboko, ahubwo ni ku bw'imbaraga z'umwuka wera. Turwane intambara nziza, intambara yo gukiranuka. Imana izabidushoboza. Ndagira ngo ndimo ndagana ku musozo, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 16. Baravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga,
ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu bose, kugira ngo nibabona imirimo myiza bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru. Imana rero yadushyize muri iyi si kugira ngo tube umunyu. Imana yadushyize muri iyi si kugira ngo tube umucyo. Mu Kuva 25 umurongo wa 31 kugeza kuri 32, hanyuma dusimbuke tujye kuri 37. Haravuga ngo, kandi uzareme igitereko cy'itabaza mu izahabu nziza, bakireme mu izahabu icuzwe, indiba yacyo n'umubyimba wacyo, kandi ibikombe n'ibibumbabumbye n'uburabyo byo kuri icyo bicuranwe nacyo, kandi gishamike amashami 6, amashami 3 ku ruhande rumwe, amashami 3 y'icyo gitereko ashamike mu rubavu rumwe, n'ayandi 3 mu rundi. Ku murongo wa 37, ucure amatabaza yacyo 7, bazajye bayagishyiraho uburyo butuma amurikira imbere yacyo. Mu byahishuwe igice cya 4 ku murongo wa 5, twabonye ko ngo hari amatabaza 7, niyo myuka 7 y'Imana. Ahangaha mu Kuva naho mubonye ko Imana yabwiye Mose ngo azacure kiriya gitereko cy'amatabaza, noneho mu rubavu rumwe bahashyire amatabaza 3, mu rundi rubavu bahashyire amatabaza 3, ngo ajye amurikira abantu. Noneho hagati niho hazamutsemo rya shami, noneho ayo matabaza agomba kumurika. Aho hagati navuga ko niho nakwita wa mwuka w'Uwiteka. Noneho hirya hakaba hari ayandi 3, n'ahandi hirya hakaba hari ayandi 3, kuko ubundi yari 7. Imyuka 7 y'Uwiteka ni amatabaza. Ni urumuri, ni umuriro. Ngo abamarayika bayo ngo yabagize imiyaga, twebwe yatugize ibirimi by'umuriro. Yaduhaye ubutware, yaduhaye ububasha, yaduhaye ubushobozi, ariko kubera ko tuba muri iyi nyohanse ntabwo tubizi. Niyo mpamvu umwanzi araza, nta kindi kimuzana keretse kwica, kwiba, gusenya no kurimbura. Ariko Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo bwinshi. Kugira ngo tubashe kubona ubugingo bwinshi nuko tuba dufite ibi bintu 7. Umwuka w'Uwiteka agomba kuba ari kuri twebwe. Umwuka w'ubuhanga n'ubwenge agomba kuba ari kuri twebwe. Umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga agomba kuba ari kuri twebwe. Umwuka wo kumenya n'umwuka wo kubaha Uwiteka bigomba kuba biri kuri twebwe, kugira ngo tube twuzuye rwose Kristo. Uko Kristo ari umuntu udasanzwe, natwe tugomba kuba abantu badasanzwe. Tugomba kuba umunyu, tukaryohera iyi si, tukaba igisubizo cy'isi, kandi tukarangwa n'urukundo. Ndasoreza muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 30 n'uwa 31, aravuga ngo, nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Imana ni urukundo. Urukundo rutunganyijwe rwose rwirukana ubwoba. Itegeko rikomeye Imana yadusigiye rizagaragaza ko turi abana bayo ni urukundo, kuko Imana ni urukundo.
ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kandi icyo udashaka ko bagukorera ntugikorere mugenzi wawe. Niba ushaka ko bagukunda, kunda abandi. Niba ushaka ko bakuvuga neza, vuga neza abandi. Niba ushaka ko bakubaha, ubaha abandi. Icyo ubiba nicyo usarura. Imana rero idufashe, ndarangije. Kandi ibi bintu 7 biranga umwuka wera, reka biturange, kuko Yesu ari muri twebwe, umwuka we wera ari muri twebwe. Kugira ngo bibashe kuturanga nuko tubaho mu buzima bwuzuye umwuka wera, nuko twuzura Kristo, tugashobozwa nawe, tukayoborwa nawe, ibyo ashaka n'ibyo ashima akaba ari byo dukora. Reka dusenge. Mwami wacu, turagushimye ko udukunda, turagushimye ko utadusize nk'imfubyi, wadusigiye umwuka wera kugira ngo atubere umufasha, wadusigiye umwuka wera kugira ngo atubere imbaraga, wadusigiye umwuka wera kugira ngo atwigishe, atuyobore mu kuri kose. Turagushima rero Mwami ko umwuka wawe wera atubaho, umwuka w'Uwiteka atubaho. Turagusaba Mwami kugira ngo umwuka w'ubwenge, umwuka wo guhishurirwa atubaho. Turagusaba Mwami kugira ngo umwuka wo kujya inama, umwuka w'imbaraga atubeho. Turagusaba Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo umwuka wo kukumenya no kugusobanukirwa, umwuka wo kukubaha, umwuka w'urukundo atubeho, kugira ngo tube dushyitse rwose, turi abantu bakwiriye bo mu bwami bwawe. Ijambo ryawe riravuga ngo ubwami bw'Imana ngo buratwaranirwa n'intwarane zibwinjiranwamo imbaraga. Twambike rero izo mbaraga Mwami, twuzuza izo mbaraga mu izina rya Yesu. Amen.